Yes, nanyuze zakanezera komeze neza hori hose mu cyo gitandukanye urasirazo yongeza amajyepfo amajyaruguru Kigali mu Rwanda ni saa 10:13 Kampala ni saa 11:13 i Burundi ni saa 10:13 ibindi bihugu bigiye bitandukanye mwese abaryamye ababyutse abatwumva muri mu ijoro iyi nkuru ariko nayifasha amasaha ariko ku isaha y'isa 2:35 nibwo ino nkuru nemaje kwitunganya neza cyane aho nase numva inkuru ho mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Kivugiza mu mudugudu wa Mizero umugore utaramenyekana yataye umwana w'uruhinja muri wesi aya makuru nase nerekeza umuhanda nkuko mubona ngaha kuri moto nimo nerekeza ku muhanda werekeza rwa Rutabara cyangwa mu miduha cyangwa umuhanda abenshi cyangwa abafungiye muri gereza Nyarugenge bawunyuramo kenshi n'abagiye gushyingura ababo rwa Rutabura ahangaha niho nerekeje ubwo nahageraga nasanze agahinda n'umubabaro ari mwinshi ku baturage aho inzego za polisi nazishimira cyane mu kazi kose gakomeye kandi ka buri munsi aho bari bahageze ndetse n'irondo ry'umwuga bari bahageze baje gukurikirana iyi nkuru ese byagenze bite ku isaha 9:56 nibwo abatuye muri ano mazu muri mu murumva naho ngiye kubageza nkuko mubibona ahangaha ngeze muri rusange niho umwana w'umukobwa niyo makuru mfite kandi nari mpagazeho kuko mvuye gukurikirana iyi nkuru twatangiye kumanywa ariko isozwa ninjoro aho abaturage biyarangije polisi zitaraza batangira gucukura kugira ngo babone n'umwana muri wese kuko uyu mwana ari marariramo kuko nago byemeye ko twashiramo amajwi y'umwana ari mararira ariko byaje kurangira umwana yitabye Imana nyuma yuko mbageze byo twagane n'abaturage ndetse n'umuyobozi w'umudugudu uyu mwana n'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'amezi 3 cyangwa amezi 4 yari yambaye hejuru yambaye no hasi yari yambaye agakariso ndetse n'umwenda bamurangika nyine nk'ababyeyi n'umwana w'umukobwa mwiza cyane ameze neza cyane ariko nkavuga ati cyangira umuntu gitera gahinda n'umunyarwanda bivuze ariko bashiki bacu gure muno babandi nabaje akina abandi n'abandi bava ngo barihebye burya nago watwita amezi 9 ngo byare urere numara kurera umwana kunanire bamwe bavuga ati se yamushyira ku muryango w'umuntu cyangwa akavuga ati kamujyane mu bayobozi mbwa ko ubushobozi bufite gukorera umwana nkamubasigira ati heko reka kurikirana inkuru uko inkuru yari imeze aho byatangiye naho byageze ubwo ragendo bikurikira uko bimeze uko no kugira ngo abagezaho inkuru yose uko tuyikurikire mwumve uko byari byifashe ndetse ari n'amajwi agiye atandukanye twafataga mu gihe twaje tuma gukora iyi nkuru ariko nanone muraza no kubona ahantu inkuru zo kurangirira ko bwari bimaje kwira ariko nshimire polisi y'Urwanda hano tubwira inkuru hasanze cyangwa rwose umudamu mwiza cyane umwana mwiza nshimire urwego rw'Ibizacyaha RIB narwo rwari ruhari rurimo gukora iperereza ariko abaturage ati nyamura abayobozi bacu nimara kubimenya muzatubwire uko gahunda zimeze reka dutangire two mu muturage kwatubwira tubwira ko aje yumva harimo uruhinja maze kubitubwira rero nta kindi dukoze tugiye kubwira nyirinzu hanyuma n'abaramuza polisi aya makuru mwamenye gute ese urwo ruhinja ni umuntu wabyarutamo cyangwa n'umwana wari ukiri mutoya ntabwo tubizi natwe dusanze nyine ariko bimeze arimo nta makuru yandi twari ahangaha duherereye mu murenge wa Nyamirambo kandi akagari n'umudugudu ni uwuhe akagari ni aka Kivugiza umudugudu Amizero mu murenge wa Nyamirambo mu minsi ishize twakoze inkuru y'izi tuwarete none hakukiye inkuru ko umwana yabaguye murakeka ko umuntu wamutayemo hano ari utuye hano cyangwa yabavuye ahandi aya nta makuru ibyo naba mbifiteho rwose ku bijyanye n'ababyeyi cyangwa abasama inda zitateganyijwe ugasanga wenda agize poresha z'umusore wenda wamwanze cyangwa afite ibibazo byo mu mutwe muri rusange kuri bashiki bacu ni we butumwa babagenera sintekereza ko umuntu wabashije gutwita amezi 9 akabyara yakora ikosa ryo guta umwana muri wese yego umuntu ntekereza ko umuntu wemeye gutwita umwana akwiye no kumubyara akamurera yego hepfo turabona abashiki bacu bamwe na bamwe uko mu mashusho babona
hano hari igikorwa cyo kuba buri wese yashyiraho umusada kugira ngo umwana uri muri ino tuwarete aze kubasha kuvamo ariko mu tunama twabo kandi ugerageze usanga ngo indangamirwa cyangwa abakobwa ngo biyakiriye usanga barihebye bavuga ati burya kugira ngo ndware sida nakuramo inda ubutumwa kuri bo. Sida ntabwo ntekereza ko ari aho bihuriye no guta umwana muri wese nkuko nabikubwiye iyo umuntu yemeye gutwita amezi 9 ataramukuyemo mbere yaho akwiye kwiranja akamurera bitize akaba yanatanga akaba agasaba ubufasha mu bundi buryo ariko adataye umwana muri wese ikosa rwose. Yego katoze no musigi umeze neza siko mwiruka wabonye ko babiruka usanga nawe buriya wasanga no munini ko muri rusange ameze ute mugabo meze neza tugane nta kibazo urimo urahara hasi urahareba iki reba hano ntacyo nta mugabo ugira isoni nta mugabo ugira isoni reba hano umeze neza se kuri mu gikorwa cyizo umeze neza mugabo meze neza biracamo ndabona urimo gukoresha imbaraga zawe utabara ubuzima bw'umuntu ariko mukango yariraga ariko ibigaragara wenda ntago agihumeka iyi nkuru uyimenye gute byagenze bite kugira ngo wenda uvuga ati nanjye cyo musada wanjye gutabara umwana uri muri no toilette inkuru narindi kugenda nsanga abantu bari kuvuza induru ngo umwana ari kurira nanjye bintera amatsiko yo kuza ngo ndebe kuko nimba uwo mwana arimo yego mageze asanga uwo mwana arimo ari kurira nanjye kiraho ubwanjye butabaze nyine ndatabara ko ntabwo dutabara ngo duhembwe Imana neza duhemba reka ko ari umuntu wamubyaye akamutamo cyangwa arakiri muto kuko turabona umwobo ari mutoya cyane kuko umwana mukuru ntabwo yanyuramo nkeka ko ari nk'umuntu wamubyaye akamutamo ntabwo yaba ari kurungacemo kuko ni hatoya cyane. Aka kanya turabona imbaraga zanyu ari nkeya kandi mukeneye izindi ngufu nyinshi kugira ngo aravuze ati ari umuntu utadutize piki cyangwa niki imbaraga zanyu ni nkeya murasaba ikintu no kuzindi ngufu kugira ngo ubuzima bw'umwana nanone tubutabare ko bigaragara yamaze kwitaba Imana. Ikigaragara turasaba ikintu cyakata hariya hantu kugira ngo kwegure avemo. Yego kuko imbaraga z'ibi turi gukoresha n'undi ntacyo byamana. Yego dushimire wenda Rwanda Police inzego z'umutekano zose turi kumwe nazo hano mu gihe tuganira abashiki bacu nshaka gusatira buriya ngewe nshaka kumenya inkuru umpa amakuru arayama ko ufite igiti abandi bari bagura umugabo. Iyi nkuru iratubabaje twese ko turi hano. Yego twari turi aha ku muhanda wa musore wa makuru mbere yarejwe nta kibazo yazamutse atubwira ati dutabare hano hepfo tugize ibyago dusanga umwana muri toilette tuje twirukanka dushaka kujya guhamagara inzego zose dufashe. Yego hano gutanga umusaruro. Ukeka ko umuntu utayemo n'umwana amubyaka mutamo cyangwa hari ukundi bikuntu bigenze kuko tuzi ko buno bwiherero bwa hano nibuvuga ko bunengwa na keshi cyane cyane mu Murenge wa Nyamirambo muri Kivugiza kuko ubwiherero no bwiherero usangamo harimo umwanda mwinshi ukomeye bamwe wenda amazirano cyane ari hanze n'isuku iri nkeya twumvishemo umwana nicyo usabira ubuyobozi ndetse natubwiye wenda aya makuru acyaka ari umukobwa waba mubyaye akamutamo cyangwa ari ukundi kuntu byagenze uko ubyumva wowe nk'umuntu wamenye inkuru uko byakiriye none uko mbi kubibona bagenzi banjye ko turi kubibona hano uyu muntu aje muri kano kavura kari kugwa mu kanya ka jojo. Yego haciyemo ako haraza ajugunyamo n'umwana afatiranye muri kano kavura niho yaba bikoze muri kano kavura. Iyi nkuru ayimenye sangahe bimenye none ha twese aba nk'umbwiye ngo ninza nanjye mutabare n'uyu mugabo uri hano imbere ije mutabaza byadushake inzego z'umutekano zidufasha ngo musanze umwana ari muri toilette akiri kurira. Aka kanya nagara dusanze akiri kurira ariko aka kanya ntago akiri kurira bigaragara ko yitabye Imana ko imbaraga wenda zabaye kuri bashiki bacu noneho babyarinda uramuvana batu bati amezi 9 igihe kirageze umutaye muri wese ubona ari yihe mpamvu wenda bigenda gute umutima cyane ariko kuba yarihanganya agatwita amezi 9 kwihangana kumurera kwihangana akamubyara akamurera n'izindi mbaraga zamusaba zindi akazishakisha mu bandi muri societe biraruta ko yarenza gukora amahano nk'aya ngaya. Aramuvuga ngo abayobozi bahura n'ibyinshi bigiye bitandukanye ntago wenda wamenye ko byagenze urasaba iki abayobozi
kuko ntabwo usanga umutekano buri hose umutekano waba uhari nyine uba uhari kuba uhari ariko ntabwo wacunga urugo ngo ucunge karitsiye ngo ucunge ibiki noneho nk'ibintu bibaye aka kanya ubuyobozi inzego zigiye zitandukanye ko na polisi y'u Rwanda iri hano urabasaba iki guhera ku mudugudu na ba mutwarasibo urabasaba iki kugira ngo uno mwana aze kumenywa ngo ninde wamubyaye akamujugunya muri wese cyangwa byagenze bite gukora iperereza umuntu waba wakoze wese agahanwa aho yaba ari hose turagushimiye komeje kubibona ko iyi ni beto cyangwa ni sima riri hejuru ya wesi uko mukomeje kubibona na hariya baracyacukura kugira ngo baze kugira gute baze kuvanamo nyakwigendera ko yitabye Imana kuko nyaremo kanegeye bano bashiki banjye mbaganirize amanze mbegere ko wiruka sisi nta kibazo mbeze neza nitwa Isiyaka Maranye nkora kuri Kigali News 500 ndetse no ku mbuga zigiye zitandukanye uhagaze hano mu bacukura muri wese aho umwana mukanya riraga ariko unagakirira ko yitabye Imana ndibaza ngo kuba twita amezi 9 umwana akagiye cyo kuvuka ukamuta muri wese kuri wewe nka mushiki wacu cyangwa nk'umukobwa mugenzi wa mushiki wanjye cyangwa nk'uzarere u Rwanda n'igihugu iyi nkuru yakira turabivuga iki byambabaje kuko genda umubyeyi kandi ntuye hano ngewe iyi nkuru nayumvisha aho imvura ihitiye nibwo nagiye kumva numva agahinja kararira muri wese mwumvishe rero nibwo duhuruje abantu tubwira mudugudu ariko twabonye iki ni igikorwa cy'ubunyamaswa umubyeyi twite amezi 9 yarangiza akaza guta umwana muri tuwarete ni ikibazo gikomeye kandi cyatubabaje twe nk'ababyeyi kuno umwana njye numvisha arira nk'umwana mukuru atari n'uruhinja kuko yarize akanya kanini rero icyo nasaba nuko bashoboye bakamubona bamuzanaho igikorwa cyabereye natwe tukamubona tukabona uwo mubyeyi utagira impuhwe ari umugabo uvuze ngo acunze akavura ariko nanone umuntu akibaza ngo se umuntu yavuye rwota amasimbi aza kumujugunyamo hano cyangwa n'umwe mu bantu batuye muri no karitsiye hano hafi twebwe ntabwo tubizi kuko njye nta n'umuntu nzi utwite hano hafi ashobora no kuba yavuye hirya ni ibintu twebwe byatuyobeye twayobewe ibyo ari byo kuko ni ibintu bibabaje cyane yego umwana w'uruhinja unashonje aho kugira ngo umwana muri wese wamufata ukamushyira ku muturanyi ukigendera ukeka ko biterwa n'iki tujya dukora inkuru zigiye zitandukanye tugasanga umwana bamujugunye mu ikarito tugasanga umwana muri wese tugasanga umuntu yanize umwana yamwishe ubona biterwa n'iki nta kindi kibutera uretse ubunyamaswa kuko ufite umutima wa kimuntu ntabwo wakica undi muntu mugenzi hari umuntu uvuga ngo isuku igira isoko nabyo tubyite byo oya ni umutima wa muntu ubwo mbanze kuvuga ngo aho twavukiye n'aho twarerewe oya aho wavukiye bigutera kuba umugome se ariko aryo bavuga ngo umwana agenda nka se oya nibyo nibaza ngewe ni umutima wa muntu niwe watumye abikora burazi nawe icyabimuteye ariko ngiye mbona ntacyo ni igikorwa cy'ubunyamaswa yego aha turi Nyamirambo ku Mumena muri Kivugiza ariko mu minsi ko nkomeza kubigarukaho twakoze inkuru ya zino tuwarete za tuno tubari ubusanga kenshi na kenshi umwanda ari mwinshi muri rusange ukibaza ngo byo bimeze bite nkamwe mu hatuye none reka dushyire none imbogamizi mugira nkamwe mu hatuye mudaturiye akabari ngewe icyo nabona cyo icyo numva cyakorwa nuko izi tuwarete bashyiraho ingufuri kugira ngo wenda nuza agiye gukora icyo gikorwa abura aho gikorera hasange hafi kuko ntiyajya mu rugo rw'umuntu oya ntabwo yajya mu rugo rw'umuntu twamubona mama hari icyo urenzaho ku byo avuze mushiki wacu nta kibazo mo turiganira twungurana ibitekerezo kuko tugusanze aha ngaha ibirimo kuhaberamo kubibona inzego z'umutekano zirahari kuri wowe urarenza iki ku byo avuze ndabona uri umubyeyi waranabyaye nawe yarabyaye nongeraho cyashimangira ni uko ari igikorwa cy'ubunyamaswa yego uti kubera iki urabona leta yacu ni umubyeyi yadushyiriyeho n'abamarayika murinzi ni ukuvuga ngo kuba dufite abamarayika murinzi uwo mwana nimba yabonaga atamushaka yari akwiriye kumushyira ahantu kugira ngo umwana ahabwe marayika murinzi abashe kumurera niba atabishaka ubwo rero icyo nashimangira ni uko ari ibikorwa by'ubunyamaswa pe ku mbuga nkoranyambaga tujya tubona abakobwa bavuga ngo twariyakiriye ntabwo dukeneye umuntu utugira inama ibyacu turabizi ukabona hari abakobwa benshi uzi ba Jackie bambara ubusa tugashinya n'abakobwa bavuga ati njya kugira ngo ngiye ntwite ntarwara sida cyangwa bati aho kugira ngo
ntwite umugabo wanteye inda nyange ndafata umwanzuro nk'uyu nguyu nk'ibintu bibera hano hari impamvu bihabereye urumva abo ngabo bose kuri mesaje ya bashiki bacu cyangwa abana twabyaye nawe ni umubyeyi nawe warabyaye mukuru twana twabyaye tuba tuzi iki cyane cyane abashiki bacu kuko utera inda we aba ari umugabo nyine ari aho ngaho kuri bashiki bacu noneho bashobora kwivanamo ubumuntu akaba inyamaswa kubera turoma y'ibyo ababateye inda babakoreye cyangwa n'indi mibereho y'ubuzima urabaha ubuhe butumwa mesaje nabaha ni uko bagomba kwimika muri bo ubumuntu bakamenya ko umuntu ava amaraso nka mugenzi wabo bakamenya ko ikintu batifuza ko cyababaho batakwiye kugikorera abandi yego aba bana turera rero ikintu nabasaba nk'abana ni uko bakwiriye kwita cyane ku muco bakumvira inama z'abakuru babayobora cyane ko ku maradiyo wenda ku mateleviziyo hajya hagirwa inama ufite ababyeyi ubundi hari umunsi w'abagore bivuga ngo rero umukobwa nawe yaberwa yabaye wa mugore w'umumaro wa mugore uzagirira akamaro u Rwanda ndetse n'ibihugu byose muri rusange ubwo nsubize kera kuri wa manzi warime ngo icyangira umuntu gitera agahinda ubwo impamvu mvuze guto ni uko umuntu ari umuntu nyine yaba umuntu ariko nanone ugatera agahinda kuko biba babaje kuba umuntu ushobora gutwita cyangwa akabyara akihekura turagushimiye akoze cyane turacyari mu gikorwa cy'uko dutegereje yuko ahangaha umwana watawe muri wesi aza kuvamo hari inzego zigiye zitandukanye dushimire polisi dushimire DPC w'umurenge wa Nyamirambo dushimire inzego zigiye zitandukanye ariko turaza kuva ahangaha umwana avanywemo ariko nanone tubabwira ngo icyangira umuntu gitera agahinda turakomeza kwereka amashusho yose ni Kigali News 500 ndi ku Murongo TV ndacyari Siaka Manajya iri mu bice bigiye bitandukanye irani beto katwigire n'imbere tugiye noneho bakurikiyeho gukoreshwa imashini kugira ngo umwana avanywemo
bagiye gushyira ku abo muri bo n'inshingano zanyu munatubwira aya makuru y'incamugongo ko mwayamenye. Murakoze, nitwa Rujugiro Emmanuel, hano kuri umudugudu wa Mizero mu kagari ka Kivugiza, umurenge wa Nyamirambo. Hari hagati ya saa 10 na saa 11 bampamagaye yuko hari uruhinja bumvise muri toilette. Ndaza ndareba nsanga ruracyahurira, agahinja karimo karira. Ngerageza gutabaza ubuyobozi buri hejuru yanjye, umukuru w'akagari, seri komanda n'umurenge na komanda wo ku murenge, nibo badutabaye. Aya makuru, hari umukobwa muri aka gace waba wari ufite inda ku buryo mukeka ko mwamenye ubu bwiherero bwo yatawemo nubwo kwate? Nta mukobwa nzi waba wari ufite inda muri aka gace, abantu bose nzi barabadamu.
ikindi ni uko ubwiherero bwari ku nzira ushobora ko hari umuntu uturutse ahandi waje akamutamo. ubu hagiye gukorwa iki? urugo rwo rwari urwo kwande? Urugo rwari rw'umugabo witwa Gahima Pierre. runo rugo cyangwa ahangaha hataba umwana muri tuwarete, ni tuwarete z'akabari, ni tuwarete y'akabari ariko nyiri parisera ni yitwa Gahima Pierre. hanyuma mwamwe nk'abayobozi iyo mubonye ibintu nk'ibi mujya mukangurira abaturage isuku, umutekano, gutanga amakuru ku gihe, kandi muba mumenya amakuru, ariko hari igihe ubuyobozi butubwira ngo tujye tumenya gukurikirana nimba abadamu cyangwa abakobwa baba batwite, mujya mubikurikiza ngo wenda mumenye ngo ni bande batwite mu mudugudu cyangwa mu kagari, nabyo tuba tugomba kubikangurira. Turabikurikirana cyane, ariko mu by'ukuri nta mukobwa narinzi ufite inda hano, kuko benshi yari inda adafite umugabo baza kunsaba icyemezo cyo kujya kwa muganga kugira ngo bipimishe, ariko ntawe nzi rwose. Nyirakabari ntabwo yaba yigeze abaha amakuru y'uko haba hari uwaba yahagannye atwite mu kabari gukekwa, kuko biraza kuborohera kuba mwabona uyu mugizi wa nabi? Ubundi ahantu nkunda kuzinduka saa 10 gutyo, hajya kwituma abadamu baturutse za Butamwa bacuruza imboga, nibo bahaturaga ngo bajya kwituma, ariko amasaha bambwiyeho ntabwo gahinja kari kuba kakiri muri tuwarete, kuko bo baca mu rukerera. Ubu hagiye gukorwa iki? Bagiye gukorwa kugakuramo tukareba isigaye, polisi bishinzwe izagerageza gushakisha, natwe tuzashakisha. Ni ubuhe butumwa mugenera abaturage batuye muri uyu mudugudu? Ubutumwa tugenera abaturage batuye muri uyu mudugudu wacu, nk'uko murambivuga igihe cy'umuganda cyangwa inteko y'abaturage, kuko murambakangurira ko gutwara inda iyo umuntu ayitwaye aba asigaje kujya kwa muganga akikurikirana gahunda za muganga, ntabwo umuti ari ukumuta muri iyo tuwarete. Murakoze cyane. C'est moi personne, mon cher ami. I'm here for real. Come with me. Nalo balance papinde dushaka. Ariye. Nuwe. Nalo balance papinde uwengo tumuso. Ariye. Fana ni jewe ntabwo nakufotora, ntabwo nabikoze. Fana ntubizi, ntabwo nabikora. ntabwo nagushyiramo garafe, ntabwo nagushyiramo mu ariko bari twavuga, ntabwo nagushyiramo ariko ni ibice byo hasi. Bana buri gukimbana igihe naziyo gukimbana igihe naziyo Fana ni jewe ntabwo nakufotora, ntabwo nabikoze. Fana ntubizi, ntabwo nabikora. Ariko tuza kugira ngo tumenye amakuru ayo ariyo, turaza turamanuka tugeza hano, ariko uwo muntu wataye umwana muri wese na n'ubu ntabwo turamumenya.
murakeka ari muntu cyo baba bamutayemo ubu tuvugana sibye ko ngiye nkora akazi k'ubuyeti nkamenya amakuru y'uko ngo hari umwana waguye muri wesimo hano ntago nigeze menya ngo ese uwo muntu wataye umwana muri wese ninde simuzi aramutse gukurikiye amubwira iki nk'abatangaza amakuru cyangwa se nk'abanyamakuru niba uyu muntu yabikoze agata umwana muri wese n'ukuntu harimo abantu babuze abana we agata umwana muri wese yaba yakoze ikosa yihanirwa n'amategeko ariko hari akenshi yahanishwa nk'iki icyo navuga ni iki uyu mubyeyi wakoze ibi bintu akaba yataye umwana muri wese nk'abanyamategeko bamuhanishe itegeko rigomba kurengera umwana kuko uwo mwana nta cyaha yari afite nta cyaha yari afite ahubwo uwo mwana yahohotewe ntabwo yari gutura uwo mwana agahinda yari kumenya yuko niba yarakoze icyaha kikaba kimugarutse atari gufata uwo mwana ngo amuture agahinda gusama se ni icyaha gusama ntabwo ari icyaha yego ushaka kuvuga ngo ni agahinda ko wera wate n'uwamuteye inda gusama si icyaha ariko kuba yafashe umwana akamuta muri wese byonyine ni icyaha ibyo bintu ntabwo twebwe tubyishimiye turababaye uwo muntu ahubwo yafatwa niba byashoboka agashyikirizwa ubuyobozi kuko yakoze ibintu tutishimiye akoze cyane What happened?